zamukaria tugiye kujya kuri gare ya Huye akaba ari umukinnyi wamaze kwataka reka turebe niba ninde uyuje uko aje kureba niba byakunda nabwiye ko hano kuri gare ya Huye kuri mise niho byose bigomba kubera yakoze atake ndabona yambaye imyenda y'ubururu nk'umukinnyi wo muri Sudani reka turebe niba peloti ikomeza itakora reaction niba nde gukurura rero akaba rero amaze kwinjira n'ubundi yatize wa muhanda ujya mu karere mu ntara y'uburengerazuba ugira Rusizi ninde yazamutse ajya gushaka stade peloti imwe yamurembereye peloto ndabona abakinnyi batatu bari gukura bashaka kuja mayo jo nari hehe mayo jo ndabona umukinnyi ko nambaye umwenda uriya ni umukinnyi wa Istanbul umukinnyi wagiye muri ataka koze rekaba isigarwa mu buryo bwo cyane na peloto ahanga ugomba kuba ufite furugaze uyu nawe arafashe tugeze ku muhanda ujya kuri stade ya Huye akaba peloto iracyari kumwe mayo jo nari hehe ndabona abakinnyi b'igimbi Sitaria bakoze hasi arazamukaria ndabona umunyaeritrea ni se yabariye Enoke ndabona ari abakinnyi ikilometero cya nyuma Kayishema ikilometero cya nyuma peloto yose cyarimo cya kontrola mayo jone yasigaye ntago turi kumubona reka turebe bamaze kugera imbere ya House Hotel Foko bamaze kugera no ku karere ka Huye reka turebe rero ninde peloto yose kontrole ntago bashaka kuba bakina umukino umwe acyagenda umwe reka turebe rero Eritrea yageza kwa Axel ko bahita ufunga umuhanda urabona bwa defense bwiza arimo arazamuka umunyaeritrea yigira imbere gatoya amaze kujya ku mwanya wa kane yabariye no yabara amatage kubyara amavuta abakinnyi ni ikipe imwe hano abakinnyi bambaye imyenda isa harimo abakinnyi muri Chonoro nabande ku buryo byagora kwitumenya ngo uriya muntu nde reka twenda ndabona umusore muri picnic yafunguye umupira we ninde ndabona Philippe Koyu akaba ari we directeur technique wa Tour du Rwanda ndabona Mayo Jaune nawe n'umusore muri Istanbul Mayo Jaune mbonye atunguka hirya ikipe NSN yatakaje Mayo Jaune wabo ese reka turebe ngabo igikundi cya mbere kase twamaze kwibona reka turebe rero ninde ugiye gutwara ino sprint NSN Enoke Murobani amaze gufata position nziza reka turebe Enoke amaze guhagurukira Enoke masha position nziza reka turebe rero Enoke Murobani amaze kwatikira mu rwanda rwose Enoke Murobani Enoke ariko Enoke muri NSN atakaria sprint ariya turebe NSN akaba rero NSN nyuma yo gutwara etape yari Rwamagana NSN bose banyogiza etape ya Huye Enoke Murobani yafuze position nziza muri metero za nyuma birangiye rero Enoke abaye uwa gatatu gukora etape y'ukurangiye etape rero ikaba yegukanywe n'ubundi ikipe ya NSN kuko bazamutse babona ko Mayo Jaune wabo n'ubundi adafite uburambe mu kuba yazamuka ngo Mayo Jaune wamaze kuhagera NSN aribo begukanye Enoke abuze position Enoke biranze baramufunze ikintu bakoze aricyo kintu bamukoze kuko bari babizi neza ko Enoke ari umukinnyi wo kutikoreza etape rero ya kabiri ikaba yegukanywe na Paul Marty Sonario uyu nguyu yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2004 afite imyaka 21 akaba akomoka mu gihugu cya Espagne uyu rero akaba ari we wegukanye etape ya kabiri ya Tour du Rwanda.